ndagenda ndakwinginze pe babarumvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa ndagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya ego mwana utari bwiyambitse ni amahoro mukobwa ntabwo mbwiyambitse pe uri ndi ubwira umugore wanjye ngo yiyahurire cyangwa kwica nta soni so urabizi bantu banjye ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe urabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiwe kiwi tugomba gukorana so ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane modesha muri uyu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane ntimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru so guys ndagira ngo mbabwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi hari abantu bampamagara bakamakazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro so nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane mukore subscribe bye ubuzima bwa Kigali niyo kaminuza ya mbere ikosha usiku umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabaye n'ukuri ntabwo nanemenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi mano aratinyuka Peter yiyita so wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuna mentore niba namwita impongo niba namwitisha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva atangira kontorora ikirenge cye uko atera intambwe ajya kugikandagiza ajya abanza cekinge neza ako wicara aho ngaho ntabwo bivuze ko kwako ujya gusohora hano ubu ikintu kikuregeye gusa nuko ngira imfunguzo ziyibutse urumva ariya ngo witwa Teta mwese nguvukana na Soso kubera iki uri hano kuki bagufasha bagufunga nyine bamukecuru yarafasha aramufunga ubwo wanjye yamukorera ko aramufunga noneho ahita amujyana ibyangombwa ni ibyangombwa nawe wasize bya mukuru wawe nako mukuru wawe ngo mwanabanaga none se yuko yaje mu rugo akabimbwira ngo mwabanaga ngo ahubwo ngo ahantu ngo yari yari mu kintu mwabanaga noneho ko bubihakanye bivuze ngo mu rukombe sibyo oya ntabwo turi kubeshya nese ibi byangombwa nyirizina za ahantu mukuru wawe umuntu yabyanditse ko ngo yabihinduye oya unaje ukamfana n'umukecuru ataza kamfunga wamaze kugira ubwoba yagukubise yego
ihangane yagutwara ikiza ihangane iwacu nta kintu yagutwara n'ubu ngubu niyo mpamusanga sibyo ko nsanze nzi ikintu nta nayo mfite imfunguzo nawe nayo nje kureba kuri hano urumva yagukanga ubuse ubundi ubone nusohoka uragenda ubundi neza yakagufata ndareba umucikirano yishe hanyuma se ubu ngubu uzi amakuru ya mukuru wawe uko ameze hanze mbese umukecuru yakugaburiraga yahutaga akanywa amazi injiramo akagusa yabaga yashyizemo n'umunyu ariko urabonye hariya n'uruse none se mama azamubaze ngo tuta ubundi hari amakuru umukuru wawe nyine ndavuga sosa yaba yarakubwiye ku byerekeranye n'ibintu by'uyu mukecuru nyine amateka yize gutukana n'umuryango wanjye ko afite abahungu babiri umwe yamugira ikirara undi yamugira uburinzi ku Lionel mwese Lionel uramuzi oya ntamuzi bivuze ngo uko byagenda kose kuba ko ngusanze hano ibyo sose ushobora kuba yambwira ibyo sose yaje mu rugo Lionel ni njyewe wari unzi se none se iyo mitungo yashakaga kwiba sose yakubwiye ko yayibye cyakora wowe umuntu ari no kukurengera kuko ntabwo uzi n'iyo biva n'iyo bijya ariko sose ahaba wowe urahaza nubwo mutabanaga ariko wari uhaza nzi ko bakumugabo mbere noneho ndumiwe pe wumijwe n'iki se kandi bigenze biti ngo Chris ntabwo avugana n'umugabo wacu wumva iki ibyo se ubivanye he kora gusa uko usigaye warihaye kugira urota ku manwa ariko kuki utajya unyizera ndakwizera ariko ibintu urimo urabwira ntabwo byumvikana ni gute se batavukana mu buhe buryo nkire kuntu nanjye mbimenye byanancanze ntabwo ndabyemera neza nkuye na soso kuri gate soso byose arabimbwira ambwira ukuntu nyine nyina wa Lionel yagiye anatwite mukecuru akamukurikira akamwica n'umwana akabicana bivuze ngo bapfiriye rimwe bapfiriye rimwe noneho mukecuru nyine nawe yako yabikoze mu rwego rwo kugira ngo azanyereze imitungo rero Chris abyarwa na mukecuru asiraka ibintu nge ntabwo ibintu byose kumubona hari ibinyoma ahubwo se umuntu afata icyo nahari ko kimwe by'ukuri barumbwiye nawe nose nahuye na soso kuri gate arabimbwira ngeze hano umugabo nawe arabimbwira n'ibyo soso yaraje kumubwira urumva nyine ntanjye ntabwo ndabyizera neza gusa nyine turaza kubyemera neza ubwo umugabo agiye kwa mukecuru kureba koko niba mukecuru yashimuse murumuna wa soso ubwo namusangayo turamenya yuko ari byo ubwo nyine turabyemera mbega turamenya amakuru ya nyayo umugabo wacu ageze ahangaha biramvanze neza nanjye byancanze byanyobeye pe ntabwo byumvikana ibi bintu mu by'ukuri njye sinzi nanjye byanyobeye pe gusa nyine bera niba mukecuru ubwiye ku cy'igiti yarabyaye umwana yarangiza akamushyira mu muhanda akabinzerereza bishatse kuvuga ko mukecuru ibintu yabipanze kera cyane ntabwo ibyo ngibyo bikwirwa bitindaho kuko nyine ni ibintu byumvikana bishize nyine mu nyurabwenge uhita ubyumva cyane kuko nanjye ndebye ibintu biba birimo birabanga mu rugo n'ibintu byose bigende bakanyine nawe urabibona bigaragara nyine ko ari ibintu byateguwe kuko uno mugabo nigeze kumva avuga yuko Chris ngo yarerewe iwabo kera akiri umwana urumva nyine ibintu ahubwo bimwisobanura ahubwo se wakibutse ukuntu umukecuru ajya agashyira ibiryo Chris amushyira ibiryo tukibaza impamvu yabyo bikaducanga bikatuyobera ariko koko kandi ngo n'iriya nzu Chris abamo ngo umukecuru yagizemo uruhare kugira ngo yubakwe birumvikana ese mbanza nkubaza teta wenda nubwo ndi kubona nyine wahungabanye kubera ko wa mukecuru umva nimba bwaguze urusenda wanasanga n'ubu ukiri gukurya
none se ko sose yari yarashakanye na Kirisi byo nta makuru bifiteho nyine wa mukecuru yarazanye we yarabwiye soso ngo azabana na Kirisi ariko ibyo ubona bazabana iteka ryose nk'umugore n'umugabo nyine ngo abaze babane igihe gitoya azama amafaranga atayigendera naje sose yari yarabwiye ko Kirisi babanye nyine yari umuhungu wa mukecuru yego okay aho rero reka ngufate ngusohore mugeze hariya ku ntuzo ku irembo ibindi nawe urabyimenyera sibyo nta kibazo nakoze nongera rero kwemera ko nyine ugaragara ahubwo no kwica bazakwica nareka ngenda nyinshi ahubwo nguherekeze rero kakubwire uzi ikintu cy'ingenzi nuko kwakugufasha ngira ko nsaba amafaranga oya nta mafaranga ngagusaba urumva nta bufasha bw'amafaranga nshaka ahubwo ndashaka kugira ngo umfashe wakabyara n'ubundi waramfashije na byose nzi ko wari usanzwe umfasha sibyo ungirire Kirisi umunyemereze yuko ndi mama we namwinginze namwemeje ko ndi mama we ariko Kirisi yampakaniye rwose kandi rwose ubu Kirisi ubu bigeze igihe cyo kumureba uko ameze kuriya nkibuka ari agahinda nkibuka ukuntu namubyaye nkumva agahinda karanyishe nkumva ko iki gihe kigeze kugira ngo mubwire ko ndi mama we rwose nta kindi mwumvishe kuri mama none se si wamugize inzererezi ubuse ngibyo nkubaza byo mubwira ibyo byirengagize kuko ubwo niba ari n'ubugoryi twakoze niba ari n'ubujiji twakoze wishaka kugira ngo wigire mwiza kuri wowe kuko nawe turi kumwe urumva amakosa yose nakoraga kabaga turi kumwe wishaka kumpirikira rero ahubwo ubufasha nkufasha nubwo ngusaba nubwo ngubwo nta kintu nkubajije hanyuma no kumugira inzererezi nawe bigufashijemo se byose ariko nawe nabyo wari ubizi none nashaka ngufashe iki se mubyeyi ndagira ngo umunyemereze gusa nta kindi urabona kugira ngo ngiye mwemeze ko ari wowe mama we ngo wamugiriye ku gise wagize gute hanyuma se ubundi ugambajije ko wagiye ku gise mpari namusubiza wewe gusa ibyo si byo ngusaba ndagusaba kugira ngo umubwire ko ndi mama we kandi ubimfashemo nk'uko wamfashije na bya bindi byose n'ibindi bimfashemo rero kandi ubu n'ubundi wowe ndi ikintu nshaka kukubwira ni ukumfasha kuko n'ubundi uzi ko n'ibyaha byose twakoze ari ibyiza byose twakoze byose twarafatanyije wimbirikira rero ubu ngubu kuko ubona urugamba rugeze mu mahina urumva uravuze ngo n'ibyaha ni byiza ibyaha ni byiza si ubwo ushatse gutamenya usibye ko wegera mwiza usibye ko Uwiteka yaduhishe kuraba umutima wa buri wese ubu wowe uraryama ntuturaguzwa ubwo wasanga n'umutima wawe urimo guturaguzwa Sibera ko numva ibintu bicanganye byanaducanze nk'ubu ngubu turafata uwuhe mwanzuro amaherezo yabyo araba yayo akigiye rwose ntabwo nzi umwanzuro turi bwafate kuko ndi kumva ibintu byose ari ibinyoma nta kintu n'iki ngiki na kimwe cy'ukuri kirimo noneho njye ndimo ndanabihuza nkumva noneho n'ubwo wabura nanyishe tekereza noneho uburyo ngo Kirisi arimo aragaragura umurinzi kuriya nawe nimba ubizi noneho tekereza aramutse arimo aramugaragura kuriya ari mukuru wiwe atamuhonoho n'amazi yo kunywa urumva ni ikibazo gikomeye ariko nanone njyewe nta makosa manini mbabaraho ahubwo cyamukesheho nicyo gifite amakosa kuko urumva yakibigaragaza ariko siko yashakaga umutungo yega n'ubundi ababyeyi nyine nibo baba bazi ukuri kose urumva nyine n'isundi ko nta n'impuhwe adufitiye ariko sundi yazigira gute atarageze anazigira n'umwana we nimba kuko Kirisi yaba ari n'umuhungu wiwe nimba umuntu ashobora kwibaruka umwana akagenda akamushyira mu muhanda nyine akabikirara akaba ubuzima bubi kuri akaba amayibobo ntamugire imwe natekereza igisi yaba yaramugiriye gusa urumva abantu baje kugira ibintu ibyo ngibyo si byaba bimureba by'ukuri ndagira ngo binsobanure neza icyo ngicyo njye nicyo mpamagaye ariko se wabaye ute icyo nicyo mpamagare njye ngo nzi uranshaka ahangaha ese ntabwo uri kubyumva nyine koko uriya murinzi koko njye nawe turavukana umva rero umubwire mwamuvukana mwamutavukana ibyo ntabwo bindeba sibyo ibyo nakubwiye nimba wanze kubyumva ibyo birakureba uriya ni nyoko wawe niwe wakubyaye urukumva
niwe wakwijugunyiye akugira inzererezi uri kumva neza rero ibyo ngibyo urimo uraza umbwira wamugarukira utamugarukira n'ikintu cyatumye nkubwira biriya byose nuko nzi ko yari yashimuse muri umuna wanjye ubu ngubu namubonye ntabwo uzi uburyo namubonyemo sibyo rero agenda imukomeza muzana muri ibyo byaha nyine ndashaka kubinsobanurira neza uriya ni mama uri kubivuga mama si ubundi byahe uzi ikintu ngewe nshaka ikintu ngewe ubundi ubona nashakaga ntakibonye gusa ikindi kigomba kumenya ibyangombwa by'iyi nzu ndabifite sibyo nabihinduje no mu yandi mazina kugira ngo rero mubibone umva bizabahenda bizanabagora bizabagora kwa ko nanjye igihe namaze muri uru rugo igihe namaze muri uru rugo nyoko yaranyishyuraga tubaza amaturu uri kumva wakoze wowe nta nubwo n'iyi nzu yananyishyura niba nimwirirwa mugenda mugabanye no kwirirwa mugenda wowe na nyoko uri kubyumva gutekereza iki ntabwo nagufuraga nkagutekera mwarampembaga inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafi kuri telefone zabo hari abanditse sabone nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane ni inkunga yanyu ikomeye